imyaka 4 n'amezi 6. Ukwangana afite imyaka 4? Yego, yavutse 2020 kwezi kwa gatatu. Uyu mwana yavutse atujuje ibyangombwa byose. Yavutse arwaye akabyimba ku mugongo, akabyimba barakabaga. Kubera icyo kibyimba cyaje ku mugongo byatumye n'amaguru aziramo akabazo. Bituma atabasha kugenda. Ariko ku mugongo barahabazi barahavura. Umugongo ni muzima, ikibazo ni amaguru. Hanyuma ako kabyimba ko ku mutwe byagenda bite? Aka ni agapira bamushyizemo kugira ngo umutwe utazaba munini kubera iki kibyimba babazi. Iyo batagashyiramo yari kugira umutwe munini. Aka gapira kamanura amazi yari kuzajya mu umutwe ukabyimba ukaba munini. Ariko kubera kano gapira bamushyizemo gatuma amanuka akayanyara. Yego. Nuvuga ngo ako gapira karimo gahora kamanura amazi yo mu mutwe. Yego. Mwana ko yahuritse. Ese bakuhaye icyizere cy'uko wenda yabasha gukira? Yego, bampaye icyizere y'uko yakira. Kuko banciye amafaranga menshi. Baciye miliyoni 30. Yego. Umuvuriza hanze. Ndasaba abagira neza rero babona uyu mwana bamfasha nkareba ukuntu namuvuza. Abo bangana bariga. Yego. Miliyoni 30. Yego. Ubu se uri mu buzima bumeze gute? Ni mu buzima bugoye, nge ntago ntayabona, no kurya ntago babyoroshye. Yes, reka tubasuhuze kandi nanone tubifuriza amahoro, tubifurize kugubwa neza, tubifurize ibihe byiza. Mwe mudahwema kubana natwe kandi mudukunda, munadushyigikira umunsi ku munsi. Twizere ko aho muherereye mwese muri amahoro kandi mushima Imana. Ndakubabwira ngo niba utameze neza reka tukubwire ngo komera, kuko uyu munsi hari gihe bimeze neza ariko ejo bikagenda nabi. Hanyuma byose bigenwa n'Imana, kandi Imana yo mu ijuru ibasha kugira neza umuntu wese uyizera. Uyu munsi rero turagarutse, nge nitwa Zakari cyangwa se Bicyahe, kuba dusanganywe kuri mikoro. Imbere ya kamera tuba turi kumwe n'abatumirwa, tuba turi kumwe n'abantu twatumiye kugira ngo turusheho kugenda tuganira. Ariko uyu munsi ntabwo turi handi dukunda gukorera kuri Ararume, ahubwo uyu munsi twasuye umuntu w'umumama. Uraho neza? Gerageza kuzamura ijwi. Hari abantu rero bashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere, ariko turagira ngo byibura utangire wibwira abakunzi bacu badukunda ndetse banadukurikirana. Twaje kugusura hano mu rugo. Amazina nitwa Nihirema Jane. Ndo mama. Mfite abana 3. Imfura n'uyu. Uwo nguwo uteruye? Nteruye yitwa Mugisha Promesse. Yavutse afite akabazo, avukana ikibyimba ku mugongo. Barakibaga, bakibaza ataragira ukwezi, afite ibyumweru 2 ari uruhinja. Haza kubaho ikibazo cy'amaguru. Yego. Ndamuvuza ubw'imbaraga zanjye, n'umuryango uramfasha mu bushobozi bwawo. Biza kurangira bambwiye ko ngomba kumujyana mu Buhinde, banciye amafaranga menshi. Mbura ubushobozi. Nagiraga rero ngo mbwira abagira neza abantu b'Imana bamfashe ndebe ko uyu mwana namuvuza, kuko abaganga bambwiye ko yakira akagenda. Hari umuntu waduhamagaye rero aratubwira ngo mu by'ukuri hari umubyeyi ubabaje ufite umwana wavutse atameze neza, ufite umwana wavutse amugaye. Aratubwira uti nyaboneka ko hari abantu bagira neza, ko hari abantu batabara. Uyu mubyeyi ntabwo twamukorera ubuvugizi akagira umuntu wenda wagira imbabazi akamufasha. Hanyuma niba atari banga uyu mwana afite imyaka ingahe? Uyu mwana afite imyaka 4 n'amezi 6. Ukwangana afite imyaka 4? Yego, yavutse 2020 kwezi kwa gatatu. Uyu mwana yavutse atujuje ibyangombwa byose.
yavutse arwaye akabyimba ku mugongo, akabyimba barakabaga. Kubera icyo kibyimba cyaje ku mugongo byatumye n'amaguru aziramo akabazo, bituma atabasha kugenda. Ariko ku mugongo barahabazi barahavura. Umugongo ni muzima, ikibazo ni amaguru. Hanyuma ako kabyimba ko ku mutwe byagenda bite? Aka ni agapira bamushyizemo kugira ngo umutwe utazaba munini, kubera iki kibyimba babazi. Iyo batagashyiramo yari kugira umutwe munini. Aka gapira kamanura amazi yari kuzajya mu umutwe ukabyimba ukaba munini. Ariko kubera kano gapira bamushyizemo gatuma amanuka akayanyara. Yego. Ni ukuvuga ngo ako gapira karimo gahora kamanura amazi yo mu mutwe. Yego. Umwana ko yahuritse. Ese bakuhaye icyizere cy'uko wenda yabasha gukira? Yego, bampaye icyizere y'uko yakira. Nuko banciye amafaranga menshi. Baciye miliyoni 30. Yego. Muvuriza hanze. Ndasaba abagira neza rero babona uyu mwana bamfasha nkareba ukuntu namuvuza. Abo bangana bariga. Yego. Miliyoni 30. Yego. Ubu se uri mu buzima bumeze gute? Ni mu buzima bugoye, njye ntabwo nayabona, no kurya ntabwo babyoroshye. Ku bwanjye yaba nyafite imba narayatanze nkamuvuza, ariko narayabuze. Niyo mpamvu nitabaje abagira neza ngo bamfashe. Yego. Umuhungu? Yego, ni umuhungu. Ni umuhungu mwiza. Abasha kuvuga se? Yego, aravuga byose. Aravuga, afite ubwonko buzima, arabasha kuvuga ibintu byose. Yego. Nta kindi kibazo afite? Nta kindi kibazo afite uretse ikibazo cy'amaguru. None se azi kuvuga neza, avuga ibintu byose? Yego, azizi. Yitwa Mugisha? Yego. Mugisha? Bite? Meze neza? Wariye iki? Nta kintu wariye? Kuva mu gitondo ntabwo urarya? Kubera icyo utariye? Mugi? Kubera icyo utariye? Mama yakwimye ibiryo? Yego mana. Ngo wamwimye ibiryo Mugisha? Byagenze bite ko atariye Mugisha? Yariye. Mugi? Uzi kubara? Ngambarira numve. Ntabwo uzi kubara? Kuva kuri 1 kugeza ku 10 ntabwo ubizi? Ntabwo ubizi? Ntabwo bajya bakwigisha? Mugisha ntabwo bamwigisha. Mu by'ukuri rero ntabwo byoroshye, biragoye, ariko wenda no kwiyambaza amasengesho. Abanyamasengesho baragusengeye? Yego, baransengeye, nanjye gusenga ndabikunda. Ndasaba n'abagira neza bansengera, bakamfasha ku buryo bw'amasengesho. N'ugira icyo afite akantera inkunga akareba ko namuvuza. Yego, Imana yabamugisha. Wamuvurije hehe na hehe? Namuvurije Iruri, ku bitaro by'Iruri mu karere ka Gakenke. Na CHK nagezeyo. No ku bitaro byitwa ku Nkurunziza i Gikondo. Ku Nkurunziza? Yego. Naho warahamuvurije biranga? Aho bamubagiye ni hehe? Iruri mu karere ka Gakenke. Karere ka Gakenke? Ibitaro bya hopitali? Yego. Abo nibo bagwaye transfer yo kujya mu Buhinde? Abampaye transfer yo kujya mu Buhinde ni hariya ku Nkurunziza i Gikondo. Ku Nkurunziza i Gikondo? Yego. Bakubwiye ko mu Buhinde ariho bashobora kurangiza icyo kibazo umwana akaba yabasha kugenda? Yego. Mana yanjye, abagira neza bagufashe, bagutera inkunga. Yego. Mu buzima busanzwe se ufite umugabo? Yego, ndamufite. Ariko ntabwo byoroshye nyine nk'uko uri kubivuga. Ntabwo byoroshye, nta kazi afite, ni uturaka. Abonye uturaka two gukora ikiyede aragikora. Ukimara kubyara uwo mwana wumvisha ubaye uti?
uko wabyakiriye uko umuryango wabyakiriye byagenze bite? Mara kumubyara nyine ntabwo byari byoroshye. Namaze nk'ukwezi kose ndira, ariko abaganga bakambwira ko azakira. Kubona Imana bamubaza inshuro ebyiri, bwa mbere bamubaze ku mugongo bamubagira rimwe no ku mutwe, bamubaze ku mugongo amaze icyumweru nabwo babaga ku mutwe, mbona avuye mu byuma ari muzima. Namaze ukwezi ruri, barambwira ati rero turabona nta kibazo, baransezerera, barambwira ngo bo bo ikibazo cyo ku mugongo nicyo bakoze, barangije kumukorera, babimukoze ari uruhinja? Yego ari uruhinja, nshaka uko namuvuza nyine kugira ngo azagende. Yego. Ni ukuvuga ngo akiri uruhinja nibwo bamubaza? Yego. Utari wanataha ngo uve mu bitaro? Yego ntari nanataha. Icyo kibazo yaravutse bahita bakibona abaganga? Yego bahise babibona. Wamaze igihe kingana iki mu bitaro? Namubyariye hano kuri centre de santé ya Kagugu, bantransfera Kibagabaga, bantransfera CHK nibo bantransfereye Iruri. Nabazwe n'umudogiteri w'umuzungu witwa Yani. Niwe wamubaze? Hanyuma icyo gihe wamaze igihe kingana iki mu bitaro? Namaze mu kwezi kose kuko Covid iza mu Rwanda bwa mbere yasanze ndi mu bitaro. No gutaha nyine urumva byari ikibazo. Uwo muzungu kubera yatahaga Kacyiru yampaye lift amvana Iruri angeza ku Kinamba. Kubera imodoka ntabwo zagendaga. Warahuritse kabisa. Umugabo wawe yabyakiriye gute? Yarabyakiriye kuko mu biganza by'Imana havamo ibyiza n'ibibi. Nta kundi. Yaje kubyakira aravuga ati nta kundi nabigenza? Yego. Famiye washatsemo ntabwo byagenze nabi? Famiye washatsemo? Aya ntabwo byagenzemo nabi, nabo barabyakiriye nyine, babonye ko bitubayeho barabyakira. Kizima nuko bamubaze akava mu byuma ari muzima, n'ubu akaba ari muzima. Ndagishimira Imana. Uyu munsi wa none umusiga mu rugo ukagenda? Oya, ntabwo namusiga mu rugo ngo ngende. Urumva ntabwo namusiga atagenda, ninjye umwitaho. Nta nubwo nabasha gukora kuko ntabwo namusiga mu rugo ngo njye mu kazi, ntabwo byakunda. Uvuga ngo ntabwo ukora kubera ko ugomba kumwitaho? Yego. Abagore ko muri iyi minsi basigaye birukanka cyane, bizagenda bite? Nta kundi. Nta n'uburyo wajya umusigira n'undi mwana ngo bikunde kubera ko ntiyabasha kumwitaho? Ubushobozi nta mukozi mfite, urumva ni njye ugomba kumwitaho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ni pampa ni iki byose? Yego, kumubonera pampa ntabwo biba byoroshye kuko ni nawe Imana ica inzira. Yego, ariko ntabwo biba byoroshye. Tukubwira ngo Paul. Yego murakoze. Yangane bibaho, ni abantu benshi bagiye bahura n'ibi bibazo, ariko igihe kikagera bakiyakira bagakomera. Kandi wenda hari n'icyizere ubwo umwana abasha gutekereza, abasha no kuvuga, hari icyizere ko hari abo tubona ugasanga nta kenge na gakeya bafite, kandi nabo bakagira icyizere. Aganira n'abavandimwe. Ikibazo afite n'icyo kutagenda. Bari abana wagira ngo nibo bakuru kuri we. Mama rero hari abantu bashobora kuba bagifite imitima y'imbabazi ndetse bashobora no gufasha. Reka twizere Imana ko wenda hari abantu bashobora kuba bareba iyi video bakavuga uti natwe dufite umutima wa kimuntu twafasha. Ufite bitanu by'akabitanga,
uwagira miliyoni yayitanga bitewe n'umutima afite ugufasha, cyane ko hari n'abantu baba byarabayeho ariko bakaza kubona ukuboko kw'Imana, bakabona Imana ibakirije abana cyangwa se n'abandi bo mu miryango yabo. Ubwo rero nawe reka tukwizerere ndetse nawe wizere ko hari abantu bashobora kukugirira neza n'Imana ikabigufashamo ubundi bakagutabara. Ufite umwana mwiza w'umuhungu Mugisha, ntabwo twakifuza ko wazamubura buri ahubwo twakifuza ko Imana yagufasha akazakira, nawe ukazajya ushima Imana. Ubonye akize wajya ushima Imana cyangwa wakibagirwa? Abantu bahita bibagirwa. Ubonye umwana wawe akize, Imana imufashije akajya mu Buhinde bakamubaga amaguru agakira, ese urabona ko afite amaguru asa nawe uturenge twahengamye? Bakubwira ko batugorora tukagaruka. Urabona ko uturenge twarahengamye, ariko niba abaganga bakubwira ko batugarura byaba ari byiza. Byaba ari umugisha rwose. Noneho rero tanga nimero zawe za telefone cyangwa se n'iz'umugabo, ku buryo n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuvuga uti nanjye hari inkunga yanjye natanga, cyangwa se yakifuza no kubasengera yabona uburyo babonamo byihuse. Yego murakoze. Nimero yanjye ni 078 6 9 6 nanone 8. Ibaruye kuri Nihire Majandi. Reka tugushimire rero, kandi ukomeze wizere Imana, n'abakozi b'Imana bazakomeza bagusengere, n'abagira neza nabo bagufashe. Ufite icyo ashoboye azakigufasha. Yego murakoze cyane. Imana iguhe umugisha.